boneza nziza, boneza ku isonga. Mu Rwanda dufite abayobozi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane kugeza uyu munsi muri 2025 u Rwanda rurizihiza kwibohora ku nshuro ya 31. Mureke duhanga amaso mu burengerazuba bw'u Rwanda ho mu karere ka Rutsiro. Birumvikana intyoza zabyumvishe twerekeje mu murenge wa Boneza. Umurenge wa Boneza ni igisobanuro cyiza cyo kwibohora ku Rwanda kubera intambwe ishimishije wateye mu binyacumi bike bishize mu bijyanye n'iterambere ndetse no mu bindi bisata bigiye bitandukanye, icy'ubuzima, uburezi, ubukungu ndetse n'ibindi bitandukanye. Kuri uyu munsi muri Boneza ibirori byo kwizihiza umunsi mukuru wo kwibohora ku nshuro ya 31 byari akarusho. Kubera iki? Muri Boneza hatashywe amazu 20, buri nzu ifite ibikoresho nkenerwa kugira ngo umuntu abeho. Aya mazu yubatswe ku bufatanye na Compassion International, Arise Rwanda, ADPR ndetse n'itorero rya Adventiste. Si ibyo gusa, kuri uyu munsi hatashywe umuyoboro w'amazi ufite uburebure bwa kilometero 3. Nk'uko bisanzwe amazi n'umuriro birajyana. Ibi byatumye abaturage bo mu mudugudu wa Rusororo ho mu murenge wa Boneza nabo bishimira umuyoboro w'amashanyarazi wabagezeho. Ubu bakaba bari gukora ku gikuta nk'abandi mu byishimo n'umunezero. Muri Boneza kwibohora kwabo byageze no muri siporo. Niyo mpamvu kuri uyu munsi hakinwe imikino igiye itandukanye, football, basketball ndetse hanabyinwa n'imbyino gakondo. Hatashywe n'ibyumba by'amashuri byubatswe. Kuri uyu munsi hatashywe umuhanda wa kaburimbo traffic road Rukurura Kivu Hills Medical Center Gahabwa, banamurikwa ibitaro mpuzamahanga byuzuye Boneza Kivu Hills Medical Center bibura iminsi mikeya iburirwa ku ntoki ngo bitangire gukora. Muri Boneza kubwira umwana werekeza cyangwa uri mu myaka y'ibinyacumi iyo umuntu yarwaraga bamuhekaga mu ngobyi ashobora kukubwira ko ari ya migani ya Nyashya na Baba uri kumucira. Kubera iki? Ni ukubera ko Boneza yateye intambwe ishimishije mu bwubatsi bw'imihanda igezweho, gutuza abaturage ku midugudu, kwegerezwa ibikorwa remezo harimo n'ibigo nderabuzima kugeza no ku bitaro mpuzamahanga. Muri Boneza bongeye kubwira wa mwana ko gusubira mu masomo n'ijoro byakorwaga n'abana babakiri gusa bafite ubushobozi bwo kugura peteroli, yakumva ari inkuru z'amakabya nkuru. Uko amashuri hirya no hino muri Boneza, umuriro w'amashanyarazi ndetse n'amazi meza nta binyacumi byinshi bishize bibagezeho. Ibinyacumi bishize byatumye inkengero za Boneza ku kiyaga cya Kivu zihindika uwabo amahoteli atagira umubare, ubusitani butemberwamo n'amafu adasigana n'amahumbezi aturuka mu kiyaga cya Kivu. Ndi gentleman Emmanuel Muva nk'ibisanzwe. Amafu, amafufu n'amafaranga bibafubike. Ibyiza twagezeyo ukwibohora ishusho y'icyerekezo.